tuganire rero kuri jenoside yakorewe abatutsi. Uzi ko nanditse igitabo uko ijuru byagerageje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Kikaba ari igitabo nanditse cy'amapaje arenga za 600 kirimo uko ibintu byagenze, uko byatangiye guhera mu myaka 1800 bizamuka, uko byateguwe, uko byapanzwe kugeza 1994 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, imbarutso yayo yabaye, uko byagenze, uko byatangiye, uko abantu biraye mu bandi bakabarimbura, byose biri muri iki gitabo uko ijuru ryagerageje mu Rwanda. Impamvu rero nje kubaganiriza kuri iki gitabo ni ukugira ngo turebe gupfobya jenoside yakorewe abatutsi abantu benshi bavuga hirya no hino, ariko usanga bashobora kuba batazi cyangwa batumva gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ni iki. Iyo birebye rero ubona ari ibintu bibabaje, niyo mpamvu ngiye kubivugaho. Muri iki gitabo nabyanditseho impamvu abantu bapfobya, uko bigenda, ikibitera, biterwa n'iki, byose wabisoma muri iki gitabo. Wagisanga kuri Amazon, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda, cyanditse mu Cyongereza, The Heaven Test in Rwanda in 1994 as prophesied by Jesus Christ and Virgin Mary. Kubyabereye Kibeho, ari amabonekerwa yaberaga za Kibeho, ko byatangiye mu mwaka wa 1981 82 kuzamuka kugera muri 89. Ibyo rero nabyanditse muri iki gitabo, ariko noneho ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi y'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Iyo umuntu yanditse igitabo nk'iki kivuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi kimbitse, nzi neza ko nta bitabo nk'iki wabona kivuga uko ibintu byatangiye, umurongo ku murongo, umwaka ku mwaka, ukwezi ku kwezi, kuva mu myaka y'1800 uko byazamutse. Igitabo wabona nk'iki ni mbarwa. Nyandika ntabwo nari nzi ko nzandika igitabo nk'uko mpora mbivuga, ni ijwi ryaje rirambwira ngo andika igitabo. Iryo jwi niryo ryampaye n'agakiza mu myaka nk'ibiri yakurikiye, ngakizwa. Ariko urebye agakiza katangiye nandika kino gitabo kuko harimo nyine uko Imana yabyemeye, byandi duhora tubona buri munsi, Mana wari urihe, Mana kuki wabyemeye. Ibyo byose birimo, icyabiteye muri gitabo birimo byose. Noneho igitabo kirasohotse, kiraho, nanjye numva ko wenda kizagira akamaro ku bana bazavuka nyuma, n'abantu bazagisoma, abanyamahanga bose bakamenya ukuri ibintu byo mu Rwanda byagenze gute, byatewe n'iki. Cyaje kuntangaza rero ni kimwe nuko naje kubona list y'abanditsi b'Abanyarwanda. Nandika ibitabo byinshi, urebye nkaho kuri channel yanjye urabona ibitabo byinshi nagiye nandika, ibivuga ku rukundo, ibivuga ku ijambo ry'Imana, ibivuga kuri Ukraine, uko neretswe bya Ukraine mbere y'uko biba imyaka 10, uko nanditse iki gitabo n'ibindi bitabo nagiye nandika bigendanye na Bibiliya. Noneho kubw'umwihariko tuvuye kuri iki gitabo, noneho njya kuri abo bantu babanditse b'Abanyarwanda kuri Wikipedia, nandikamo nanjye ko ndi umunyarwanda wanditse igitabo kivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi. Noneho maze kubyandikaho hashize nk'amezi, najya kubona umuntu yavanyemo igitabo, ndibaza ni uyu muntu mbisubijeho kuri liste y'Abanyarwanda banditse b'Abanyarwanda. Iyi rero iri kuri Wikipedia. Noneho mbisubijeho iminsi ibiri ishize nibwo nagiye kureba, nsanga nanone babivanyeho. Noneho nahise nibaza ni niba umuntu yanditse igitabo nk'iki kivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi n'intambara yabaye n'ibindi bibazo byagiye biba byose, noneho n'umuti wabyo uko byagenze, no kugira ngo abantu babisobanukirwe, bikaba byanditse gutyo. Noneho umuntu agafata umwanya we kugira ngo abihananura bivaneho. Nta muntu upfobya jenoside nk'uwo nguwo. Mbivuge muri kamera, waba ubizi ko bibaho, waba warabikoze, waba ugira ute, niba uvuga ngo abantu barapfobya jenoside, nawe noneho ukumira ibintu bivuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo wewe upfobya jenoside kurusha wa wundi noneho ugenda ubivuga ku muntu. Kuko niba udashaka ko ibitabo bivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi ko bitambuka ngo bigaragare, abantu bajye aho babisome babimenye, kubera ko urebye ibitabo bivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi biracyari bike, nta nubwo bifite amateka ya nyayo afatika. Shaka nk'iki gitabo
uko ijuru ryagijwe mu Rwanda, the heaven test in Rwanda 1994, urebe uhere mu myaka y'800 uzamuka urebe ukuntu byagenze, ukuntu byagiye biba. Iki ni igitabo gikubiyemo ibintu byinshi abantu bato bagombye kwigiramo. Kuba rero uwo muntu ubikora sinzi wari sinzi, wafata initiative ukavuga uti iki gitabo ntabwo kigomba kubaha, ntigomba kugira gute, no kuvuga ngo si ku maso yanjye nyine, si ku bwanjye nyine, ahubwo abantu bashobora kuba bapfobya jenoside batabizi. Ariko ndabizi ko wenda bashobora kuba babizi, kuko ntabwo ushobora gufata igitabo nk'iki ngo gikumire ntunzi, sinkuzi, ntukizi, ntiwagisomye, wenda ibyo byose nzi ko batagisomye, kubona gusa kanaka. Ariko byanze bikunze fata ko wenda ari umuntu ufite ishyari ko atezandika igitabo ugenda akivanishaho. Niko nabitekereje, kuko ntabwo waba utanzi ngo ujye kumvanira igitabo, byanze bikunze uranze. Ariko nabibonyemo nk'ishyari nyine, kuko ubwa mbere wabikoze nabonye ko ari umuntu nzi, ntabwo nabyitayeho cyane, ndavuga reka mbisubizeho, wenda ni umuntu wenda w'iyi lisite wabivanyeho, noneho mbyandike neza, ndabyandika neza, bijyaho ibitabo nanditse. Noneho nkibazanye, ni gute wafata umuntu w'umunyarwanda wanditse igitabo kimwe, njye nanditse ibitabo birenga 5-6, nkaba ntari umwanditsi, noneho ukagumisha umuntu ufite agatabo kamwe gusa. Ibyo nabyo byaransekeje, ndareba ndavuga kuba umuntu azwi ko yanditse igitabo akamenyekana ntabwo bimugira umwanditsi kuko yanditse igitabo kimwe, ahubwo umwanditsi nawe wanditse ibitabo 3, 4, 5, 6 wagira umusanzu kuri sosiyete kuko yanditse ibitabo byinshi. Urumva kuba wanditse ibitabo byinshi, uwo muhate n'umurava wo kwandika igitabo. Umuntu wese wanditse igitabo azi ukuntu bivuna, wanditse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nturi umwanditsi. Ariko noneho wanditse igitabo kimwe gusa ngo ni umwanditsi, nta sense bifite, it's not even logical. Nawe ubwawe wakwiseka nimba uri mu bantu bajya babikora, ihane ureke ibitabo bigeraho, kuko n'ubundi iki gitabo kizageraho kizagera, kuko ubundi yizemo n'amazina yanjye jamais muhirwa. Urabona ko iki gitabo kiri ahantu hose, kubivana no kuri Wikipedia no gutatekereza. Urabangamira benshi bashaka kumenya amakuru uko ibintu byagenze, urabangamira ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo napfobya jenoside. Nta kindi nakubwira urimo urakora, kuko nibyo byonyine nabonaho ufiteho uburambe, kuko sinkuzi nunzi. Niba unanzi wenda ushaka ibintu byanjye, ibitabo byanjye bigera ku bantu, bihera n'ubwawe, ubibike, ubifungire ahantu mu kabati, ntuzongere ahubwo no kongera gukurikira igitabo cyanjye. Bireke, ugiye amahoro, ugende wandike icyawe, noneho ugisangiza abantu. Nibwo tuzabona koko utari gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubundi ureke ubutumwa utambuke uko bikwiye, ahubwo bigere no kuri benshi, kuko uko ubihanagura aho ngaho kuri Wikipedia niko bintera umuhate wo kuzana nkabivuga, noneho nkatawuhamya témoignage, testimony. I am willing to testify ko abantu bafite imitekerezo nk'iyo ngiyo atari abantu bakwiriye muri sosiyete nyarwanda. Kuvuga ngo urakumira ibitabo ntushobora, ukuri ntushobora gukumira. Turavuga ibintu jenoside yagenze, uko yateguwe, uko yashyizwe mu bikorwa, uko yatangiye kuva ku muzi. Benshi babizi babitekereza ni mbarwa. Rero reka ibitabo bisohoke bigere ku bantu aho kugira ngo bikumire, kuko ngewe ubwanjye naracyanditse, nagihawe, ntacyo nkwiriye ngishyiraho. Kuba wabisiba ntacyo bintwaye, ahubwo abo udatuma bigeraho nicyo kibazo. Niba koko ushaka gukora sosiyete ifite ubumwe n'ubwiyunge, itarangwa no gupfobya jenoside nk'ibyateye. Nk'iki gitabo kirimo ukuntu warwanya ipfobya riba hirya no hino, igitera gupfobya, none weho urabihanagura. Niba ubihanagura ni ukuvuga nyine ufatanyije n'abapfobya, kuko nawe uri gupfobya, kuko iyo ukumira ibitabo nk'ibi upfobya. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.